Yesu we. Yewe. Hayo mana we. Yewe. Tazinga karayifunga arazifu no kuri kwimana. Horere. Nahora nkuririra manika amaboko tambuka ncumugara abagabo ivuge abatumva zimundu Suza. Suza. Arama. Komera. Komera cyane. Shungu ufite kwe kuriko. Ufite kwe kuri. Shabana nari gukora isuku. Ufite kwe kuri n'ibyo uri kubaza ni. Ubuyobeye uko byaturiye ngo tubone urubyaro koko. Urabyogeye nona? Nana no kuza ngo usuhuze umuntu utangiye kumwibutsa ibibazo yanyuzemo. Hari mbiye ngo komeranye. Ntana gusuhuje. Habo n'umuntu utasheze kunyuma. Subiza. Ubaka kanya imisoyi twazamuye dushaka umwana twaramubuze. Wa mwana we coceka nta mugabo ucuraga undi mu rugo. Ihorere. Singo. Ihorere. Horere. Kandi uramenya ko nta mugabo ucuraga undi mu rugo wa mu. Ihorere. Kandi mwicaranye. Ihorere. Ngo nta mubavu muhumurira nkawe. Oya nawe. Ngo yewe yibagiye niyaya. Ngaho ceceka mbanze nkujyame. Ngo yantumye ngo nkubwire amukunda bakakaririmba nakawe weyo mu bibi no mu byiza nzagukunda ngo ufite umembero z'umu akizikuzi kuririmba orchestre ya kera yitwaga Cyabagarura niyo naririmba. Ubu koko urabyibagiye nona? Kuzamuka ugati Imana no mu mwana ngo nzamwitaho nzamukuyakuya none ubu gukubura umwana wanje ari heko. Igihe nahere nkubwira ko ura mwana afite ibiro byinshi njyambuza gukora akazi yo muhetse ubugira ngo ngugire gutuko. Kagira inkuru rero. No gushanya ndazanirwa muhetse noneho. Ibyo sari ibyo nkubwiye. None niba udashaka kumenya kuri nyina azahekwa nase. Si byose? Nakwese uzatwumvika. Niba uzi ko twazamukaga ibisozi ukavuga ati Mana umaye umwana none byakarisho iragisha iduheza agakobwa keza gasa kinzobe gasa nkawe none ko kwamba ngo agizwe bishi kubitana muheka ko ugufata umwana ukamushaka ukamuheka hano ugakubura umuhetse ni ikibazo. Iyo orchestre yitwaga Cyabagarura njyewe naricaga nkakiza najyaga kuri gitari nayo. Asentaranye mutu uwo mwana uri kuriza biti Wagenda ukamubaza. Nose kumubaza babyari bikunaniye ku buryo umuriza bingana kuriya. Ni karibu babyeyi ni karibu. Va mu muryango. Koya nta mubavu Mashasha. nkawe. Koya nawe. Umuryame hejuru. Kandi mubikore buhora tumva. Muri kumva? Watuvanye urusaku. Abantu batoya. Umuntu utari mufata kumva. Uri kugira igita.
oya rwose pe uriya mwana afite ibiro byinshi kandi ikindi kwirirwa ametse abana ubusa uragira ngo amabere yanjye azagwe ko bagabo bakoye ako n'ubyo uri abandi bagore bakunda guheka abana ukuntu baba basaza ubusa nose bajya gusoma imana umwana uzi kutazamuza sibiyo reka nkubwire ngewe ntabwo nshaka kuzasaza vuba ni ukuri numva rumubwiye nanjye icyo cyo mubwire cyo niba uzi udashobora kwita ku mwana wanjye umubwire ashaka uzamwitaho ariko nawe nk'ubuki tw'umugore wanjye hano nikuburire ngo tutemeranye njye nakubwiye yuko uriya mwana icya mbere afite ibiro byinshi sibyo icya kabiri sinshaka kuzajya muri ametse umwana ntazasaza vuba vuba shabaguze uko mutwaraza twizega koko mwa ariko nkubwire ngo umwana wanjye udashobora kumwitaho ndaza gufata ibindi byemezo ryangombe rya data na mami ryangombe kavuna zaza nyumviriye ryangombe mariza ntazashakiye mama none ugarukira aho ngaho aba ari ugira gute ushira furusito mwana wa urasaze gute ngiye nkwishyura amafaranga yanjye sibyo ntunkorera ibyo ugomba gukora ibi kinari kugukorera hanyuma abandi kubihamo iki bagakira ngiye ko naguye amafaranga nshakira umuti nzabona umugabo kuki ntaramubona ahubwo uzandihira imiti wahaye amategeko n'amabwiriza waragubaka amategeko yahe ko nakubwiye ngo uzaze kumya ku gituro cyase shiri wanjye neza ute amera neza sinarura rugabo rwawe rugukanurira ariko wagira ariko kurakara wowe humura uriya ntabwo ari ikibazo kuri twe ahubwo wajya ucunga adahari ku buryo aramara nk'amasaha 10 adahari kuba umuntu araza ugakunda se nta kintu n'iki na kimwe nakora ku bwabo sibyo se hanyuma harakora nashakaga kukubwira subize nanjye ko icyifuzo cyawe kuri njyewe bundi cyose kiba cyarangije kwemerwa uvugisha ukuri kiba cyamaze kwemerwa ukigitekereza hanyuma tubigira ibyo bintu bintungura buri gihe kandi erega ni ukunda buriya mba numva twakwigumanira hano buri gihe mu rugo niba mperukayo arigiye ntahangagarukira mu nzira ariko se ubundi wazaretse ubundi nicyo gitekerezo ngiye kuko urazizi tukibanira burundu ariko byumva ute njye nawe tugahita tubana burundu tukabana muri uru rugo kiriya kigabo cyiza kikaduha karibu kikatureka tukigira tugakora amabi yose mu maso kiri kureba kuriya umuntu nkuriya niwe mubi niwe ninya uragira ngo asancunga nyifunira umugongo mana y'isi n'ijuru mana y'u Rwanda gitari cy'amahanga ma ndeba uku nguku ndi kuresha uri kubona ngewe ngende nifate niyambura imyenda nje kumenya ku gituro cya data yego mbese nawe wabikora noneho yakara noneho mbyikureho wewe bakubwiye ngo ugende ubikore icya kabiri ko nakubwiye ngo umuti gwanje gukoraga ku bakobwa bakira amasugi ntibaherutse kugufata uri gusambana mva imbere reka nkubwire ibyo ngibyo izo nzitwaza uri kuma ntago ndi kuzumva habe n'usuriro habe n'itarama baje kwiyahura urantwarikiza uransubiza amafaranga yanjye ibyo bintu byo kumbeshya undi maganya kandi abandi ugenda ukabakorera ibintu byabo bigacamo bigatungana reka mubwire ma ayo mafaranga yanjye urayansubiza urukumva bubi na bwiza noneho nje nawe tugiye guhangana ubu ngubu mbese ikibazo niwe kibazo n'urura rugabo nyine ruba ruri kureba kuri igihe ikibazo bigira impungenge sibyo ngenda mwitaho simbizi nyine wowe ubwo njye ikintu kimbangamira nuko umuntu atanakubwira ngo mbafite ikibazo nukajya ukivuga buri gihe turi kumwe niba nkubwiye ngo ndagikemura umuntu tukaza akatureba akatwakira akatwinjiza akateka akagira nawe ugashyigikira ngo tubirye umunsi azashyira tubirye nyine rero hari ikibazo kiba gihari hano hose yajagajayo n'ahantu yesu atajagaja Suzana rero ariko ndaranyibutwa noneho shora umuti w'amenyo koko cyo madamu ako ndaranyibutwa ubonaga abagabo tutadusebeje koko gusebeje se hehe nkugize ubu ukambara ipantaro ugaheka n'umwana ikibazo se kiri he hari nka nciye amabere uri kubona hari igisha kirimo usubira kwica amabere wivunnye n'amaguru natwandagaje pe ugezeho kuri rwese abana ba rubanda induru k'umugongo jugujugujugu ihorere
ugira ndi kukubaza nti Suzana ari he? Suzana ukumba umushakira iki? Yaba wabivugaga nka Ni umugore wawe? sabyara. Shanaho nabya nkabona bameze byana bya rubanda. Nta Shanahe kuwanje. Zabihaka. Cyababa. Zabiheka. Ese shaka uri gutekereza ngo hari umugabo ucuraga undi umuruhora? Ntawe ntabwo bibagaho. Ko shara umuntu yizamira. Ntawe bibaho nongere mbikubwire ntawe bibagaho. Waje ushaka akazi mugakora soko ukuba. nagushatse nkakubura kikaba kitanagaragaza ko gifitiye umuntu umujinya cyangwa ishyari. Ibintu nk'ibyo nibyo bitumba nabi. nyine wowe mwihorere sinakubwira ikibazo cye ndibuze kucyitaho we humura ndashaka kwibera nawe mu isi yanjye jyenyine nawe undi muntu nkajya mbyukaga kubona nanjye nkajya mbiri cyane ndi nta kukubona kintu byanshimisha nk'ibyo bintu. reka ntibabona Wanshatse urambura wanshakiye he? Shamba nusaku gwo mwana mu rugo rwanje. Wowe wanshatse urambura Nduri yabana wanguriye. hano ivane hano. nakubwiye ko nzaza nza kumufata Kuza kumwifatira sinjye sinaciye ahandi hantu wari uri gutekereza ko ndagira akira. None si uwo mwami uhetse n'uwari. Uri kubona rubanda si ibyana bya rubanda si nyine nibyo mpetse. Jya kumuryamisha n'ubundi yari yasinziye. Si ibyana bya rubanda se? Suza. Ngwino hano garuka. Ariko nawe niba bati ngo ugeze umutima cyane ngo biremereze. Niko mbwiye ukuntu ufata umwana wanje akirwa ahetswe n'ingeje idakarabaga yishwe n'imbwa utazi guheka umwana wacu. Nge ndi ingegera. Wanguze si wajya ukabyo kaje kuwa. Niko none kubaza. Kuva ryari njembe abandi bagaheka. Ahubwo si uri umugabo ki ubona kuba wetse bigutwara icyo. Ngo iki? Kuba metse Suza ibyo tubive. Uri iki hano? Umva si ibyo tubyihorere sha ibyo mubyihorere mwana. Njeko ndi kwishakira amafaranga. Amafaranga ganje nigerere musigare murago mateko ganje. Koko. Ugeze aho wishyura amafaranga ubaye ku mwana wanjye. Mu gihe se none ari ikigo ry'ibyagenda bite. Yera amafaranga ganje nigerera. Iravuga. Aranyutwagiye ko ndibuze kuza kukura nimugoroba nkayavuga. Kareba ibayi kareba ishogo karebera izuba mu kirago. Ngo ugire ute? Reka nkwereke. Mu munsi ubize uraza kumufata ugazanye.